Ni mu gihe benshi bibwira ko ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko kiri kwibanda gusa ku ntambara iri mu burasirazuba bw'igihugu, ku masezerano ya Washington no ku biganiro bya Doha. Ni mu masaha make cyane yashize habaye ibintu byinshi bikomeye bishobora kugira ingaruka ku hazaza ha Kongo kurusha uko benshi bakomeje kubyumva cyangwa se babitekereza. Nk'ubwo ngubwo duhereye mu burasirazuba mu mujyi wa Bukavu, abayobozi bakuru ba FCM 23 bayobowe na Benjamin Mbonimpa bagaragaye mu bigo bitandukanye, by'umwihariko ibigo bisakaza amazi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, bavuga ko bashaka kureba uko abaturage babona amazi ndetse nuko banoza imikorere y'iki kigo. Ibi byose byakozwe ku butumwa bwa Bwana Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa FCM 23. Ni muri icyo gihe kandi Kinshasa, inteko ishinga amategeko yatoye umushinga w'itegeko rishobora gufungura inzira yo kuvugurura itegeko nshinga, ibintu bamwe bavuga ko bishobora kuba noneho bigaragaza ko ari ikimenyetso cy'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashaka kongera imbaraga muri politiki ya Kongo ndetse no kuba yakiyongeza izindi manda. Ni mu gihe abandi bavuga ko bagiye gutangiza imyigaragambyo yo kumurwanya, abandi bakavuga ko noneho M23 igiye kubona impamvu za nyazo zo gukomeza kurwana cyangwa se kuguma mu bice yigaruriye. Ni mu gihe ibi byose birimo kuba muri Togo, Perezida Faure Sozina Nyasimbe nawe yakiriye intumwa zikomeye cyane za Loni n'abayobozi ba MONUSCO, aho yatangaje ko hari intambwe yatewe mu gushaka umuti w'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko kandi nubwo ayo makuru yose arimo kuvugwa, hari andi makuru aturuka ku bijyanye n'inkiko za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bijyana n'urupfu rw'impuguke ebyiri za Loni ziciwe muri Kasai mu mwaka wa 2017. Urukiko rwa gisirikare rwa Kongo rwakatiye urwo gupfa Colonel Jean Dodier Mamgeni, rumushinja ko yaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu rupfu rw'uwitwa Zaida Katarani ndetse na Michel Shapu. Ese AFCM 23 yaba ishaka kwereka iki abaturage ba Bukavu? Kuki Tshisekedi arimo gusunika ivugururwa ry'itegeko nshinga muri iki gihe? Niki urubanza rw'impuguke za Loni rusobanuye ni nyuma y'imyaka hafi 10 yose? Kandi se ibiganiro bya Afrika na Loni bikaba birimo gutanga icyizere ku hazaza w'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibyo nabyo hari icyo twabishingiraho muri iyi nkuru yacu, byose tugiye kuba tubisesengurira hamwe. Ribo hasi handitse subscribe 5 gikomeza kubonera ku gihe inkuru zacu nihuse cyane. Ni kuri uyu wa 8 Kamena 2026 intumwa za FCM 23 ziyobowe na Benjamin Mbonimpa zasuye ikigo gishinzwe iby'amazi muri Bukavu. Iki ni ikigo gifite inshingano zo kugeza amazi ku baturage nk'uko byatangajwe na Bwana Lawrence Kanyuka uvugira iri huriro. Uru ruzinduko ngo rwari rugamije kureba uko iki kigo gikora, kuganiriza abakozi ndetse no gushaka uburyo bwo kunoza serivisi kuri iki kigo. Ni mu butumwa bwatanzwe na FCM 23 bavuze ko amazi ari ubuzima. Banibukije ko muri iki gihe cya Ebola na kolera bikomeje gutera impungenge ngo kubona amazi meza bifite uruhare rukomeye cyane mu kurinda abaturage. Abasesenguzi bamwe baravuga ko uru ruzinduko ntabwo ari urwo kugaragaza ko amazi ari ubuzima gusa, ahubwo rwerekana ko AFCM 23 ishaka kwiyerekana nk'umutwe wahisemo iteka ryose kwegera abaturage ndetse no kubereka ko biteguye kubaha ibyo bakeneye byose. Ntabwo ari umutwe wa gisirikare gusa, ahubwo irashaka kwiyerekana nk'umutwe ufite ubushobozi bwo kuyobora no gutanga serivisi ku baturage. Ni mu gihe iyo AFCM 23 mu burasirazuba irimo kuvuga ku miyoborere mu bice igenzura, Kinshasa ho hari indi ntambara ya politiki ikomeje. Inteko ishinga amategeko ku munsi w'ejo yatoye umushinga w'itegeko rigenga referendum cyangwa se ibijyanye no guhindura itegeko nshinga. Uyu mushinga ukaba ugiye kohererezwa muri Sena, ariko nanone icyo benshi barimo kwitaho si iryo tegeko gusa, barabihuza no kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashaka kwiyamamariza izindi manda. Abandi bakavuga ko byanze bikunze bishobora kuba bigiye gukurura imvururu, ahanini bijyana nuko hari abatangije imyigaragambyo n'abandi bari kuyitegura. Ibyo bikajyana kandi n'intambara ikomeje mu burasirazuba. Iri tegeko rishobora gufungura inzira y'amavugurura y'amategeko atandukanye. Amakuru akavuga ko inteko ishinga amategeko ngo yahise inaguka ngo yinjizwamo abayobozi b'intara, abajyanama b'uturere ndetse n'abandi bayobozi. Hari abasesenguzi bavuga ko ibi bishobora gutuma Perezida Tshisekedi Tshilombo abona noneho impamvu nyinshi cyane zimwemerera kongera kwiyamamaza. Abandi bakavuga ko bishobora guteza impaka zikomeye hagati y'abashyigikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abaturage ndetse n'abamushyigikiye cyangwa se batamushyigikiye.
Ni mu gihe impaka za politiki zikomeje i Kinshasa muri Togo hateraniye inama ikomeye cyane ku kibazo cya Kongo. Perezida Nyasimbe yakiriye James Wan uyobora MONUSCO ndetse na Wang Jia ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari muri Loni. Isozina Nyasimbe yavuze ko kuva muri Mutarama ngo hamaze guterwa intambwe mu guhuza ibikorwa by'ubuhuza bwa Afurika. Yagize ati twageze ku ntambwe ikomeye cyane mu kunoza uburyo Afurika ikurikirana iki kibazo, kandi twizeye ko iyi nama ari indi ntambwe iganisha ku bisubizo birambye. Twizeye neza tudashidikanya ko byanze bikunze uruhande rwa FCM 23 n'uruhande rwa leta ko bagomba guhagarika mu buryo bwa burundu intambara, kandi twizera neza tudashidikanya ko ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko butagomba kuganirwaho. Twizeye tudashidikanya ko impande zombi zigiye gutangira gushyira mu bikorwa ibyo ziyemeje, kandi ko bagomba kubahiriza agahenge. Turasaba impande zihanganye guhagarika imirwano ako kanya. Aya magambo agaragaza ko Afurika ishaka kugira uruhare runini cyane mu gushaka umuti wa politiki, ariko nanone ikibazo gikomeje kwibazwa no kumenya niba ibiganiro birimo gukorwa bizahindura byinshi ku kibuga cy'imirwano, cyangwa se niba ibiganiro bizakomeza kuvugwa gutyo gusa, hanyuma mu kibuga cy'imirwano cyangwa se mu burasirazuba ho tugakomeza kwabona ibitandukanye n'ibyabo bavuga. Ni mu yindi nkuru ikomeye n'urukiko rwa gisirikare rwa Kongo rwakatiye urwo gupfa Colonel Jean Dodier Wambweni. Uyu ni umusirikare washinjwe kugira uruhare mu yicwa ry'impuguke za Loni zirimo Zaida Karatani ndetse na Michel Sharp. Aba bombi bishwe muri Werurwe 2017 mu gace ka Kasai ubwo bakoraga iperereza ku bwicanyi bwari bumaze igihe bubera muri ako gace. Urwo rubanza rukaba rwaratangiye kuburanishwa mbere mu mwaka 2022. Mambwani yari yarakatiwe imyaka 10 ariko ubushinjacyaha bwaje kujurira. Urukiko rwisumbuye rwaje kwemeza ko uruhare rwe ari runini cyane kurusha uko byagaragaye mbere. Niyo mpamvu rero rwamukatiye urwo gupfa. Nubwo muri Kongo nta muntu uricwa akatiwe urwo gupfa cyangwa se kubera igihano cy'urupfu mu mwaka wa 2003, kuva icyo gihano gisobanurwa nk'igifungo cya burundu, niko benshi bagifata, mu gihe nyine nta muntu n'umwe uricwa hashingiwe kuri ayo mategeko. Mushiki wa Zaida Karatani yavuze ko uru rubanza ngo rwemeje ko urupfu rw'aba bahanga rutari impanuka, ariko yavuze ko ukuri kose kutari kwasobanuka. Yagaragaje ko hari ibimenyetso byerekana ko hari abandi bantu bashobora kuba barabigizemo uruhare, bakaba bakomeje kwidegembya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Human Rights Watch nayo yigeze kuvuga ko hari amashusho agaragaza abantu ba leta bagize uruhare mu gutuma abo bashakashatsi cyangwa se izo mpuguke zicwa. Ni ibintu bikomeje guteza impaka kugeza ubu ngubu. Turakomeza gukurikirana mu bitangazamakuru aya makuru agaruka kuri uru rupfu, ndayikesha ibitangazamakuru bitandukanye birimo n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza n'Abafaransa. Mu Burundi naho hari amakuru avuga ko Benjamin Babunga, muramwibuka twigeze kumugarukaho cyane, uyu ko yafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Amakuru mashya aremeza ko yimuriwe muri gereza nkuru ya Mimba. Ni gereza yubatswe mu mwaka wa 1959. Amakuru atandukanye agaragaza ko iyi gereza ifite ikibazo gikomeye cyane cy'ubucucike, bityo rero niho bohereje uyu mugabo benshi bavuga ko azira ubusa. Nubwo amakuru menshi kuri iki kibazo ataratangazwa, ariko akomeje kugenda kwirakwizwa hose, natwe twabashije kumenya yo kwizerwa nuko koko uyu mugabo yamaze kwimurwa. Icyakora cyo benshi bari bafite impungenge z'uko ashobora koherezwa i Kinshasa. Nta makuru yizewe arajya hanze yemeza ko koko uyu mugabo yazoherezwa mu gihe runaka. Amakuru menshi akomeje kugenda ajya hanze aragaragaza koko ko iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko kiri mu bibazo bikomeye. Ni mu burasirazuba hari AFCM 23 ikomeje kugaragaza imiyoborere yayo. I Kinshasa hari ibiganiro guhindura itegeko nshinga ndetse n'imanza za hato na hato. Ku rwego mpuzamahanga, Afurika na Loni nabo barimo gushakisha ibisubizo mu nama zabereye muri Togo. Ni mu gihe ibintu bikomeje kuzamba ku kibuga cy'imirwano. Tugana ku musozo, ni mu gihe abaturage benshi ba Kongo bakomeje
gikomeje gutegereza amahoro igihugu kirimo guca mu bihe by'impinduka nyinshi icyarimwe. AFC M23 irimo kuvuga ko imiyoborere igomba kugera ku baturage kandi ikaba imiyoborere myiza bategereje igihe kirekire. Tshisekedi arimo gusunika hasi hejuru ashaka ko itegeko nshinga byanze bikunze rihinduka. Loni na Afrika bakomeje nabo gukora uko bashoboye kose kugira ngo barebere hamwe uko bakemura ikibazo, naho urubanza rw'impuguke za Loni rwibukije isi ko hari ibikomere byinshi bya Kongo bitari byakira. Ikibazo gikomeye rero si ukumenya gusa ibiba cyangwa se ibizaba ejo, ahubwo ni ukumenya niba izi mpinduka zose zirimo kuba ziganisha igihugu ku mahoro arambye cyangwa se niba wenda ari indi ntambwe igana mu yindi ntambara ya politiki n'umutekano ishobora kongera guhubanganya Kongo mu myaka myinshi cyane iri imbere. Tuzakomeza kubikurikiranira hafi.